Ubuvuzi gakondo muganga Matovu ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugacukubiri n'indwara za hato na hato. Egera uyu muhanga guhanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi, aho bagukorera reflexology ariyo nkanguramyakura, detoxification ikura imyanda mu mubiri, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije, aromatherapy ihashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura umugongo n'amavunane. Si ibyo gusa kandi kuko arakuvura indwara zigiye zitandukanye: amibe, igifu, umwijima, diyabete, asima, sinezite, abagabo batabasha gutera akabariro, ndetse n'indwara zifata mu myanya y'ibanga y'abagore. Witinya kumugana kuko aragufasha rwose. Muganga Matovu ni umuhanga cyane mu kuvura amarozi, amahuherano, amategano, ndetse n'akarande zo mu miryango. Muganga Matovu aherereye Kicukiro mu Gatenga, uzamuka umuhanda ujya i Murambi. Ku bitaro uhasanga icyapa cyanditseho ubuvuzi gakondo Muganga Matovu, ni metero 150. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Ubuvuzi gakondo, isoko y'ubuzima. Ndasubiramo. Uri umukozi wo mu rugo? Hirwa, ndakubwiye ko nifite ikibazo. Ngiye kumbanye n'umugabo wanjye neza. Ibyo uri kubikura? Urabona ari ibintu noneho ndi kuvuga bimuhubukiye nahimbye. Urabona nabirose se? Cyangwa uzi ko igihe nindi uzi ko ntabyumvanye umukozi uzi ko ntigeze numva bivuga se? Ubwo sura mukozi ibyo avuga byose urabyemera? Noneho ari kuvuga ibintu yahimbye yarose. Mva mubwire, bizera ko nzi neza nka mushiki wawe. Ibyo ngubwira ni ukuri, nta kibazo mfitanye n'umugabo wanjye. Ikindi kandi Hirwa, kuba ndi kurira siko mfite agahinda kandi wibuke ko batumye mbana n'uyu mugabo ntamukunze. Ntabwo uyu mugabo mukunda, nuko nubashye ababyeyi banjye, ariko kuba tutamenanye neza byo sinzi aho uri kubikura. Mwareka nkubwira ikintu kimwe rero. Ntabwo biba byoroshye kugira ngo ubane n'umuntu udakunda. Nyine nanjye ngerageza kubitekereza, nkishyira mu mwanya wawe, numva ari ibintu nyine bibabaje. Kuryamana nawe, gusangira nawe, kwirirwana nawe, nyine ntabwo ari ikintu cyoroshye pe. Noneho umuntu uwo wahaye umwanya wawe wose mwirirwana. Gusa nyine icyo nakubwira, ihangane nta kundi byagenda. Hirwa, urabizi uyu musaza wanjye kandi nubaha kandi nkunda, ariko ibi byose ndi gucamo nzi neza ko bizagera igihe bigashira. Kandi ubwakuzaniye ikigage ntiwampakuye. Urumva niba kwima kuko mpamvu utarigeze unambwira yuko yaje. Nari inshuti yanjye. Munyasiga ari akana kabi. Ntabwo nabikora bizi. Gusa nyine nashakaga byinshi. Simpari se. Wanshakaga kuko warambuze simaze igihe nirirwa aha. Mbwira ntacyo uraza kuyumva. Oya nukuri umunyamiteguye kukumva pe. Ubu nakwanga kukumva. Ese nubizi kuri inshuti yanjye? Shani mfite ikibazo. Ufite ikibazo kimeze gute se? Umugabo yongera gukubita? None se byari na hano nahera ndakubwira. Ndumva byandenze, ndumva ndagusa. Munya, niki cyabaye? Ndumva nshaka kwiyahura pe. Kwiyahura? Ubariye abana suka basigirande. Ku buryo ugira igitekerezo cyo kwiyahura, niki kintu wabaye? Yuko nasanze nambaye
ngo kwiyakira byanze ndumva nava muri ubu buzima kuko nta n'ikintu ariko abagabo ni abagome ni ukuri. Uriya mugabo akujije ingeso ku buryo kwanduje sida. Numva ngiye gusara sinzi ikintu uri bumfashe kugira ngo basi niyakire kuko kubyakira byanze. Mwabiganiriyeho se? Abagabo se si ubazi nta kintu bitaho pe. Ariko mwajyanye kwa muganga? Twajyanye kwa muganga. Nawe se arayifite? Mbizi. None se ntabwo babapimiye hamwe? Badupimiye hamwe ariko nyine urumva ibisubizo babimpaye yagiye. Ariko basanze nawe yaranduye. Munya uri kumpisha iki? Mbwiza ukuri, ni wowe watekereje kuza kungisha inama. Ntabwo nakugira inama umbwiye ibintu bice pe, sibyo? Munya mbwira, umugabo wawe nawe yaranduye cyangwa we ntayo afite? nanjye impamvu ndi kukubwira gutya mfite icyizere iyo uko umuntu mugenda mubana urukundo rugenda ruza gake bishobora kutaza aka kanya ariko ejo bikaza kandi bikagenda biza pore sibyo? Ngaho reka ibintu by'agahinda kuko ngiye mubonye urira naza gutya nakureba nkabona amarira nkabona agahinda nakubeshye nanjye numva nta byishimo mfite. Babarira ni ukuri ndakwinginze. Rwatubireke. Sarika nsubira nsanga umugabo karanyene. Gusa nyine ngendeye kuri biriya wambwiraga njye ntungireho ikibazo pe. Oya akwirwa ntukavuge gutyo. Gute nakugiraho ikibazo? Watashye ugasanga mama na papa ko nguri muri ghetto. Ubu siyo ghetto uri kumwe nandi. Ninde ukurutira ababyeyi bawe? Uzi neza n'uburyo babanyemo bubwabo batumvikana. Ariko sinsubire mu kangara. Ngewe ahantu ndi mbayeho neza, mbanye n'ibyishimo byanjye, ngendana nabyo, ahubwo ndaje niwo mpinduye mu mutwe. Nzaho wabonye nishimye se? Ubonye ntari nishimye. Ariko ubu ngubu uko mbayeho no bigireho ikibazo. It's free meze neza. Hirwa uri mukuru. Ahubwo mva nkubwire, mbabarira unyumve kandi unega amatwi. Jyewe ushakana n'uriya mugabo ikintu yatekereje ni kimwe. Nahise mbona ko ari wowe ugiye kuduhindurira ubuzima mu rugo. Kandi na n'uyu munsi nicyo kintu niteze muri njye. Kuko uriya mugabo wawe uramutse umubwiye uti zana 2,000,000 cyangwa 1,000,000 umusaza wanjye mushingira ka business, urumva yabyanga ko? Mbwira urumva yabyanga? Hirwa ibyo tubireke. Gusa nanjye ndi mukuru mba nifuza icyiza ku muryango wanjye. Mba mbitekereza. Ahubwo reka ngende ntasanga yambuze. Sibyo? Ngo tuzasubira n'ubukeneye. Sanga mbaye. Kutagenda se? Hirwa agenda. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this Haguruka aho ngaho. Haguruka aho ngaho. Uri kujya hese binti gato. Nonsuzuguje musaza wanjye.
ubundi ngereka nkubwire nabona gura akana keza kitonda ngewe ubundi sinjya nkorana n'abakobwa bo mu cyaro urabyumva nakwikundiye none urebye agasuzugura nsuzuguye wabibonye kose buretse nkubwire ubundi nge nikundira ibyubahiro rwose kundira ibyubahiro umuntu akanyubaha tukagendana neza none uramunsuzuguje kugira ngo rero icyubahiro cyanjye kigaruke muri iyi nzu niwe bigomba guturukaho ariko njyewe ndenganya namugusuzuguje se gute nkurenganyaho iki ibyo wakoze wabibonye nta ntuki imbere y'amaso yawe nase nijya mu bwenga gutuka ariko kusiga unsuzugura we kunsuzugura ngende kugusobanurira nabo ndikugusuzugura cyangwa muraryamana aho nturyamana na musaza wanjye oya mbwira aho nturyamana na musaza wanjye ngira wajya muri ndumwinjira mu rufunguzo nanjye ntago ndumwisha mu rugo ngingira iwanjye mfungura nk'ibisanzwe ese uvuye hari inama y'abademobe yabereye ku murenge nanagiyemo hari ibitekerezo basabaga wese uri umudemobe oya nuko hari amakuru menshi mufite mu bihe byashize uvuye hehe fungura hariya ku murenge yewe habaye inama y'abademobe bampamagarira nyine narabibonye none wigishwa nama yego ngishwa nama we uvuga ari kwijyana uvuga ari reka nubwo wonca amazi igenda akomeye muri leta uvuga ari kwijyana hehe je tero responsable de la serire hanga ibyangombwa mfata byemezo rero kungisha inama wafungura ariko wabona uvuye mu nama y'abademobe répétition pourquoi ndi kukubaza uvuye he ku murenge ese wari ubizi neza yuko umunyarwanda aca umugani ngo ubu babonwa n'uhagaze ndakubaza uvuye he ninde wubona njyewe uvuye hehe mva babivuze ukuri koko ngo abagabo b'iki gihe basigaye baryamana n'abakozi babo wasanga utaryamana na musaza wanjye ubwo sereka mubwire usibye ko nacishije bugufi ukagira ngo nanjye ndoroheje we iyo wireba ukareba na musaza wawe mubona ari nde nakwemera muri mwe umva ntusuzugure ntubone nambaye ikanzu ngo ushake kunyurira ngo ngire agatobero usibye nawe na musaza wawe nabari wanjye ndavuze gusohoka fata ibyawe byose uva aha ngaha sinzongere kukubona mu maso yanjye tambuka uzinge byose zirambumburi nabonye hariya tambuka tegereje iki se mpavuye ncomotse ku murenge nahuye na akagahungu akakatwaraga ntuza akakigisha igiti cy'imodoka turahuye karafiki se yego reka ry'agasirambu duhuye hambaza ngo umukobwa wanjye wenda ndamubwira umukobwa wanjye ntabwo akiri mu rwego rwawe ndakihorera ngiye komereza nzangera hano nuko se ukomereze ntangetera nzi ko nakomereje hano nahise nza hano ntambika nca kwa Rufonsi sinaninjiramo leta nitahira nta wundi muntu mwahuye oya nta muntu twahuye nta muntu twahuye nta wundi muntu tujye duhura rwose ese ubwo imyaka ufite niyo guhagarara na munyana mu muhanda imyaka ufite wowe imyaka ufite uro guhagararana n'uyu mugore nyanarigana nubwo yubatse ariko ndamubyaye ubundi bugize ngo tunahaganye hari ikindi kintu naganira na munyana munyana ni nk'umukobwa wanjye munyana ngana n'umwari ajya kumwana n'umwari mu myaka so mugira ngo ngende avugana iki na munyana tukamunyuzeho sinzi yaragenda uri umugabo we n'umusirikare ariko ntahaba
umugabo wamenyana n'umusirikare yari umwubatsi ntabwo mbyibuka ese wagiye ubara inkuruzi nuko byari bije gutyo wageze ku kazi sawa tunganya izo raporo ndaje uzime nsinya sawa umwana ninde ukubwiye ngo winjire mu cyumba cyane uko iboneye ntabwo nakubuje kunyinjira mu cyumba kujya mushiki wanjye akiri hano mushiki wawe ntwongere no kuvuga ijambo mushiki wawe niyo mpamvu uri kumunsuzuguza bene aka kageni asivuga gakihata nakumva nashaka nyumve nanyumva sarangira uti ariko ubundi ubu ndakabya kwicisha bugufi ndakabya umwari mbabarira ndakwinginze ntukajya ukunda guhindura amategeko yanjye ako se ayahe mategeko ako reka nkubwire ushaka kuzura n'akabuze hasi ni iki kibazo cyangwa na niceceke mva noneho nakubwiza ukuri namenye neza ko iyi nzu wayibagamo n'undi mugore mbere yuko ngera hano hahoze undi mugore nta soni ubundi si yo mbwiza ukuri iyo mbwiza ukuri ibyo bikuye nyine bekuye ibyo bikuye niba mbeshye nyomoza hari amafoto nyomoza uvuge ngo ntabwo ari byo nta mugore nibyo si byo nta mugore nashatse ntawe ko nta mutima mubi mva rero nkubwire wa mugabo ntago ndi umugore uciriritse ntago ndi umugore wazanye ngo usunikire mu nzu ujye uhagarara n'abagore ushaka bose sibyo papa umwana uzareke ngo ukeke mu bandi bagore sinzagukekane na munyana ntabwo uri uwo gusanga inyanya n'inyoni noneho agaciro mfite ntago ndi uwo kugereranywa n'uriya mukobwa oya rwose wowe sibyo umwana mbyaye kuko ubona uhagararanye nawe gusa binyeretse uwo uriwe binyeretse mu mutwe wawe ibaze ko ntanabyibuha ko namusuje pe ntabwo ruri urwego rwanjye nanaguciye ku buryo se atagiye ugahagarara ukamureba ugasigara upepera wagira ngo wabuze ubwenge cyangwa wari uzi ko nakureba ibyo wigiraga byose nabirebaga uriya mwana mwana kubona kuko ariko mana yanjye akiri ibyo uzanzanira nzabifatisha abiri karibu sheri ngene nafunguye ubihagazeho neza ntawe ariko si bini biki cyakora mva mubwize kuri uri n'umugabo w'umunyabwenge uri umugabo w'umunyabwenge ibintu uri kuvuga kora hano urifata ukaza gukinisha ababyeyi banjye warambonye ko kagakobwa k'akanyacyaro wazanye mu mujyi gukinira uko ushaka mvura nkubwize ukuri iyi nzu ndabona wari ukwiranye n'uwo mugore mwari muri kumwe ngewe wabonye ko ndinjije ndi ikigoryi wirirwa utobanga uko wishakiye ugeraho ushaka no kumfata nk'umukozi wo mu rugo rwawe imbere y'umuvandimwe wawe niyo mpamvu ari kunsuzugura uko yiboneye mwubahuke se ubibone mwubahuke umwari nga basi reka twumvikane basi iki twumvikane iki reka nyine basi nkoreho kutankoraho umuntu wawe ugendana n'akaboko ntabwo wakitonda basi nitonda iki si wowe ushatse kubizana umwari ibi bintu byose uri kubona ndakubwiza ukuri bizarangira noneho turacyabirimo urugendo ruracyakomeje umwari ibintu byose uzabimenya ukuri kose uzakumenya wari uzi n'ikindi ntugumye imbere nakubahuka umwari karwana mana yanjye umwari ibintu binabikuye he ninde muntu umubwiye ko nigeze mbana n'umugore ngewe
umunezero ku mutima no ku mubiri ku banyarwanda ndetse n'abanyamahanga mutugana. Delisi Hotel tubafitiye amacumbi meza utasanga ahandi, bar, restaurant, tutibagiwe n'ihene yo mu muceri, sauna na massage, piscine nziza yakira abato n'abakuze, sale zakira inama, ubukwe ndetse n'ibindi birori. Tubafitiye n'ibibuga bya basket na volleyball. Delisi Hotel duherereye ku Ruyenzi ugana kuri polisi, umanukira ku Kiliziya ni metero 15. Ukeneye ibindi bisobanuro reba nimero ziri kuri ekara yawe. Delisi Hotel niyo nge nahisemo. Umwari oya wirira oya beshavu